hari ubwo tubona yarashatse abantu bajya kumusengera, isengesho rivuye ku mutima ubabaye Imana irariyobora rikagera iyo rigize gute, iyo rijya, cyane cyane iyo risaba gukizwa. Muzisanga mu biganza bya Satani, kandi benshi no mu bizera bacu bamaze kugera mu biganza bya Satani biciye mu nzira yitwa indwara. Aratanga, mu magambo make arapfa, agenda ntawe amwifuzaga. Aka kantu mukiteho, agenda nta muntu ugize gute, ntawe amwifuzaga. Icyambere, yapfuye Imana yarayanze, Imana nayo imukuraho amaboko. Ubuzima bwe bwose no mu burwayi bwe Satani yamuteranyije n'abantu kubera uko yagiye akora ibyaha. Iyo ukora ibyaha Satani akwereka yuko uzabana n'abantu, ariko birangira Satani aguteranyije nabo. Ubu abagabo bamaze kugira ubwoba ku buryo umwana asigaye arwara, umugabo akaba ari ubanza kumujyana kwa muganga kubera yuko abagore baregetse mu bintu by'imyuka mibi. Uyu munsi mwabadamu mwe, ubu kwiringira Imana mwagiraga kera kwagiye. Hano hari abakecuru bakagombye kurwana intambara n'imyuka mibi kuko bazi ko bakomotse mu miryango ifite imyuka mibi. Kwizera Imana no kuyiringira byari byaraciye imigozi y'ibyo bintu. None urimo urarwara ikirenge mu myuka mibi, urimo urarwara iki mu myuka mibi. Turimo turazenguruka muri aba bantu b'abapfumu. Kera wazagera kwa muganga bagahita bavuga bati rero turababaye cyane, iri bere iyo urituzanira mu mezi abiri ashize twari kukuvura ukagira gute, ugakira. Icyakora uyu munsi hari amasoko abiri yo gukiza indwara. Isoko imwe yo gukiza indwara ni isoko iri muri Yesu Kristo. Gukira nk'uko Yesu yabigennye bisaba gukizwa, bigasaba gukira ukurikije uko ijambo ry'Imana ryagennye. Inzira ya kabiri yo gukira indwara uyu munsi wa none ni ugukizwa n'abadayimoni. Nabo barakira. Ibihamya tugiye gukoresha nonaha biragenda bitwereka ko Imana yikijije n'abadayimoni nabo bagira gute, barakiza. Kandi urwo rugamba ruzakomeza kwiyongera. Kubw'ibyo rero ntabwo buri gihe umuntu iyo yakize twemeza yuko ari Imana yagize gute, yamukijije. Kuba waragiye ahantu bakagutekinika ukaba uhagaze ntabwo bivuze ko ari Imana yagukijije. Cyakora ukabona umwizera araje, amena. Murabona nari nararwaye nta muntu ukingeraho, mbona umuntu tudasengana rwose. Buriya rega Imana ifite abantu. Araza arambwira ati ariko kubona wagiye kwa muganga bikanga, ko wagiye ahantu hose bikanga, waje nkakwereka umuntu ugufasha. Erega Imana nayo ijya igeraho igafashwa rwose. Hari umuntu hano hepfo, nta bintu bidasanzwe, nta ruhu rw'ipusi azaguha, ni utuntu gusa azakoroga tw'ibyatsi yarangiza akaguha n'amavuta wisiga. Erega reka ngira ikintu nkubwira, niwirangaraho uzapfa. Mukecuru umumama akagenda bakamuha ibyo ajundika, bakamuha ibyo yisiga, bakamuha amagambo azaza avuga mu gitondo akangutse ubwo isengesho rivuyeho. Yamaramo amezi nk'atatane akaza ku rusengero ngo yakize, amena. Erega reka mbabwire, Imana yacu irakora. Uziko no mu bapagani ikorerayo. Umva, nabuze Imana mu rusengero nyibona ku mukecuru, ni umukecuru w'umuvuzi. Umva, Imana yamukoreyemo. Reka no kuvuga ibintu byinshi, ni bangahe bamfasha gushima Imana amaboko mugashyira hejuru, muzi yaravuwe n'izihe mbaraga. Abadivanisiti rero turacyari muri uwo mwuka wuko nubwo muri iri teraniro haba hicayemo umuntu ushobora kunsengera nkakira, Imana imubikamo ubwoba ikamwereka ko ntacyo yashobora atari kumwe n'abandi bizera, atari kumwe nayo. Kubw'ibyo rero nta muntu n'umwe Imana izemera muri iri torero yuko ahagarara ku ruhimbi rwayo akavuga ko asengera abantu bakagira gute, bagakira. Kwa muganga wamugezayo bagasuzuma, bagafata amaraso, bagatera amaserumu, bagahita bakubwira ngo umwana yari yagize infection yo mu maraso. Umukozi usize umubwiye ngo akurogeye iki? Akurogeye mwana. Ko mwagiye mwitonda ntimuhubuke. Iyi si turimo ko ari ikibuga gikomeye kinyerera. Abo wita barozi ko nawe uzitwa iki? Umurozi. Inama z'itorero byarazicanze.
abantu basigaye baza bakaburana, umwe akavuga ati ntacyo uzantwara, undi ati ntacyo uzantwara. Abakuru b'itorero batari ko mwabagore mwe mufitanye ibihe bibazo, njyewe uriya naza muri iyi korari nge nzayisohokamo, nimumuzana muri mifemu ntazanyungiriza, ahubwo ajya ayobora nicaye nanjye nicara agize gute ayoboye. Muse murapfa ibiki? Abakuru b'itorero basigaye bahura ntibasuhuzanye. Umugore agahita amubwira ati ntukajye umusuhuza, umugore wararoga, dore mugabo wanjye, kandi nkubwira ibintu ukavuga ngo ni ibyanjye, uzabibona wahagira. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Nongeye kubifuriza igitondo cyiza kandi mbifuriza ibihe byiza dukomora ku Mana. Imana ibaha umugisha. Muri iki gitondo nifuje ko twigana icyigisho cyiza cyane, kandi ni icyigisho gisaba ubwitonzi mu gihe nk'iki. Icyigisho kigomba gukura abantu mu bujiji no mu muyobe, kandi nanone icyo ndimo kwifuza ni ukugira ngo buri muntu wese aze kugira umwanzuro afata mu mutima we. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye kwigana icyigisho nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo twifate gute imbere y'indwara no gusengera abarwayi. Twifate gute imbere y'indwara no gusengera abaki? No gusengera abarwayi. Muri iki gitondo nagira ngo tuze kwifashisha inyandiko z'ijambo ry'Imana ndetse na Bibiliya, kugira ngo turebe niba mu buzima busanzwe uko turimo kwitwara bihuza n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe tunejejwe cyane n'urukundo dukunda, tunejejwe cyane n'uko twitaho. Mbere yuko twinjira mu bibazo ubanza kuduha ijambo ryawe ngo rizadukomeze muri ibyo bibazo, kandi no mu bibazo hagati dukomeza kubona ukuboko kwawe. Amasezerano yawe aba ameze nk'amabuye ashashe aho tutareba. Iyo tukwiringiye rero mu isayo y'ibigeragezo ntabwo tubura aho dushinga ikirenge. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya ugiye kuganira natwe binyuze mu ijambo ryawe. Umurike mu mitima yacu kugira ngo intege nke aho zatujyanye n'ubupagani aho bwatugeze, tugire umugisha wo kugira ngo itoroshi y'ijambo ryawe imurikeyo tubashe gukira. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nimureba neza turaza kwifashisha cyane Bibiliya ndetse n'igitabo cy'umwuka w'abahanuzi cy'inama zigirwa itorero mu cyigisho cya 54. Ariko Bibiliya itwereka abantu bagiye baca mu bice bitandukanye by'ubuzima. Ndagira ngo wenda tujyane igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 20. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 20. Abahageze tujyane. Bibiliya iratubwira Hezekiya yongerwa imyaka yo kubaho. Igice cya 20 umurongo wa mbere. Muri iyo minsi Hezekiya yararwaye yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga ni ugupfa k'umwami. Aya makuru rero yamuguye nabi, nk'umuntu wabonaga hari ibyo akeneye, kandi nawe yagize ubwoba bwo gupfa nk'uko namwe mwese mujya mugira ubwoba bwo gupfa. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Hano tubonye ko Hezekiya yibukije Imana amasezerano y'ibyo yayikoreye. Yari yaragiye agira ibintu bidasanzwe akora mu murimo w'Imana. Kubw'ibyo rero Hezekiya ntabwo byamukanze, yatangiye kwibutsa Imana, arayibwira ati Mana, ndabyibuka neza ko hari ikintu nakoze mu murimo wawe.
kandi ubinyibukire. Ni nk'aho yerekaga Imana ko agize amahirwe yo gukira yakora ibirenze ibyo yakoze ari iki? Ari muzima. Amagambo akomeye. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho. Uyu Yesaya yari umuhanuzi. Rimugeraho riti, riramubwira riti, subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe. Kenshi na kenshi iyo turwaye, iyo turwaje, amarira yacu niyo tuba dushaka kuzamura imbere y'Imana ariko atavanzemo gusenga. Kubera iki? Iyo turwaye, Satani aratubwira ati rero gusenga byo ntabyo ushoboye, ushaka umuntu ushyiraho agire gute? Agusengere. Ahubwo wowe wa mugore we, kuko bakubwiye yuko utazabyara niba nakubaga uzaga kwiseta, ushaka ukuntu wowe uzazurira kurya ubireke, ujye uryama ivure. Biragoranye cyane mu minsi y'ibigeragezo n'uburwayi bwacu. Ntabwo gusenga n'amarira bigira gute? Bizamukana. Ariko Imana yavuze ko yabyumvishe byombi. Yumvise amarira, yumva no gusenga. None nagira ngo mbabaze, amarira niyo yazamuye gusenga cyangwa gusenga niko kwazamuye amarira? Ariko simwe mbazara, mwaramutse nimunsubize, ni iki cyazamuye ikindi? Yego, murakoze cyane. Hari ubwo tubona yarashatse abantu bajya kumusengera, isengesho rivuye ku mutima ubabaye, Imana irariyobora rikagera iyo rigize gute? Iyo rijya, cyane cyane iyo risaba gukizwa. Noneho ikintu gitangaje, Bibiliya iravuga ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa gatatu, uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka. Imana yabwiye uyu muntu ko nimukiza indwara, randevu aho agomba guhingukira hambere ni mu nzu y'iki? Mu nzu y'Imana. Kandi ku kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Yesaya arongera aravuga ati, nimuzane umubumbe w'imbuto z'umutini. Barawuzana, bawushyira ku kirashi yari arwaye, ahera ko agira gute? Arakira. Hano tubona ko ubuvuzi n'imbaraga y'Imana byafatanyirije hamwe n'amasezerano y'Imana. Ntago buri gihe umuntu ufite amasezerano y'Imana agomba kwirengagiza ubuvuzi. Nta nubwo nanone, reka ngire ikintu mbabwira, iyo Yesaya aza yarangiza akazana ziriya mbuto akazikoza ku cyo uriya mugabo yari arwaye, yarangiza nyuma agatangira kumuganiriza ijambo ry'Imana, uriya yari kuvuga ati rero muri uriya muti niho hari ugukiza, iby'Imana ntacyo bigize gute? Nta kintu bimaze. Ikintu gitangaje, Hezekiya abaza Yesaya ati, ni ikimenyetso ki cyerekana ko Uwiteka azamvura kandi ko nzazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka ku munsi wa gatatu? Yesaya aramusubiza ati, iki ni cyo kimenyetso Uwiteka aguhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo yavuze. Urashaka ko igicucu kijya imbere intambwe 10 cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10? Hezekiya aramusubiza ati, biroroshye yuko igicucu kijya imbere intambwe 10, kuko n'ubundi izuba riba risa naho isi iragenda ariko abantu baba babona izuba ari nkaho rigenda, cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10. Hezekiya aramusubiza ati, biroroshye yuko igicucu kijya imbere intambwe 10, ahubwo nigisubira inyuma intambwe 10. Nuko umuhanuzi Yesaya atakambira Uwiteka, Uwiteka aheraho igicucu cyari kigeze mu rugero rwa hazi, agisubiza inyuma intambwe 10. Ubu buryo bwo guhangana n'ikibazo cy'uburwayi, ubu buryo bwo kwibuka Imana mu burwayi, ubu buryo bwo kwibutsa Imana amasezerano mu burwayi, ubu buryo bwo kuzamura isengesho ryawe utabanje gukenera iry'abandi n'iry'abandi ryaza ko na Yesaya yarasenze, ariko isengesho ntabwo Imana yumvise Hezekiya ku isengesho ryande, ku isengesho ry'uyu muhanuzi Yesaya gusa. Hezekiya arabanje arasenga,
nubwo nyuma umuhanuzi nawe yagize gute, yamusengeye. Kubw'ibyo rero ubu buryo buracyari uburyo bwizewe. Umuntu wese wibwira yuko azakizwa no kwizera gusa agomba kwitonda, kuko no mu gihe cya Yesu wizeraga Yesu, Yesu akagukoraho akagukiza, ariko hari n'igihe byasabaga yuko umuntu agomba kuvurwa. Paje 428 inama zigirwa itorero, haranditswe ngo ibyanditswe byera bivuga ko abantu bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe, kandi niba hariho igihe bumva ko bakeneye isengesho, ni igihe imbaraga z'umubiri zigenda zibanye kandi ubuzima ubwabwo bugasa naho bugenda bubaca mu myanya y'intoki. Mu gihe cyose uzaza wumva umubiri ufite intege nke, ubuzima bwawe bugenda buca mu myanya y'intoki, ukwiye gukurikirana ubuzima bwawe. Hari kubukurikirana kwa muganga, hari ugusenga, hari ugutekereza neza imibereho waba waraciyemo yaba yarakuzaniye iki, izo ngaruka. Ariko ubu ngubu Satani yatangiye kutwangiza mu mutwe. Iyo utangiye kumva imbaraga zigenda zigushirana, ndetse bigasa naho ubuzima burimo guca mu myanya y'intoki, mu mutwe wawe ugomba kubanza gutekereza umuntu wagize gute, wakuroze. Ndagira ngo mbabaze, muri Bibiliya guturuka mu itangiriro kugeza mu isezerano rya kera ryose, kugeza mu isezerano rya kera, mwigeze mubona umuntu wagize ubwoba ngo batamuroga? Uyu munsi ndagira mbabwire ikintu gikomeye. Hari n'uburwayi abantu bagira butewe n'ingaruka z'ibibi baciyemo. Ubwo twari turimo kubanza kumenya aho uburwayi bwaba bukomoka. Bibiliya mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, tunyarukane muri Bibiliya. Muri iki gitondo ndagira ngo twigane twihuta, kandi buri muntu wese ajyane n'icyo ijambo ry'Imana rimusaba. Igice cya 21, hano turahabwirwa igitekerezo gikomeye, turahabwirwa inkuru ikomeye. Igice cya 21 ndasoma umurongo wa 18. Umurongo wa 18 baba baratubwira ibya Yoramu, Eliya amuhanurira ibyago. Yoramu yari umwami w'Abisiraheli, ariko yari umwami mubi cyane. Nimureba neza, Yoramu yakoze amahano guturuka ku murongo wa mbere. Ni ibibi yagiye akora, akagirwa inama akanga, ubuzima bwe bwegurira abadayimoni n'ibiki byose. Ariko murongo wa 18, hanyuma y'ibyo byose Uwiteka amuteza indwara itavurwa yo mu mara. Nuko hashira iminsi, yari amaze imyaka 2 arwaye indwara ye imuzanisha amagara. Kuzana amagara ni ukugira ibice byo mu nda bisohokera mu kibuno. Aratanga, murabyumva ko iyo ndwara ariyo yaje kumuhitana. Aratanga, atangishijwe n'indwara mbi zikomeye, ariko abantu be ntibamwosereza imibavu. Urumva n'abantu bari baramuhaza, ntibamwosereza imibavu nk'uko boserezaga ba sekuruza be. Yoramu wo yatangiye gutegeka amaze imyaka 32 avutse, amara imyaka 8 i Yerusalemu ari ku ngoma. Aratanga, mu magambo make arapfa, agenda ntawamwifuzaga. Aka kantu mukiteho, agenda nta muntu ugize gute, ntawamwifuzaga. Icyambere, yapfuye Imana yarayanze, Imana nayimukuraho amaboko. Ubuzima bwe bwose no mu burwayi bwe Satani yamuteranyije n'abantu kubera uko yagiye akora ibyaha. Iyo ukora ibyaha Satani akwereka yuko uzabana n'abantu, ariko birangira Satani aguteranyije nabo. No mu burwayi bwe yashihaguraga abantu, abandi yarabavumaga, bamwe yavugaga yuko uburwayi afite babifitemo uruhare. Arangije apfa ari Imana itamushaka, n'abantu nta muntu ukigira gute, ukimwifuza. Hari umuntu urwara ukabona abana bazanyemo amatiku, umugore we yasengaga ukabona umugabo atumye umugore amujyana mu bapfumu. Igihe kikagera bakazenguruka mu bintu, bakagera bakazavuga bati abantu bo ku rusengero nta rukundo bagira,
ntago bigeze badusura, ahubwo birirwa batuvuga. Abana babo bakirirwa muri ibyo bintu, bamuhereza imiti akaraba, iyo akarabye abana, kugeza ubwo imyuka mibi izenguruka urugo, kugeza ubwo umuntu apfa. Bakavuga bati two kwirirwa tubeshya ngo Imana ngo ibiki, uyu muntu apfuye Imana yarayihakanye, apfuye atemera Imana, apfuye yaravuze abantu nabi, abana be yarabajyanye mu bintu by'imyuka mibi. Umva njye nigeze kujya ahantu twagiye gushyingura umuntu, tubona undi muntu bazanye barimo kumushyingura bafite kuraje, ubona none ndabaza uriya muntu ko barimo kumushyingura bafite kuraje ni ibiki? Yari umukiristo cyane. Bati hoya, bati ni umukecuru wajyaga aroga abantu none yapfuye. Ati n'ubu turimo turamushyingura twibaza ngo arapfuye koko. Kangira ikintu mbabwira, mu burwayi kiba ari igihe cyo kwegerana n'Imana n'igihe cyo kwegerana n'abantu, kugira ngo usige n'abo mwagiranye ibibazo mugize gute, mwiyunze. Iki cyigisho ngiye kubereka intambwe zisabwa kugira ngo umuntu asengerwe akire indwara. Muri busange kubera ko izi ntambwe abantu benshi baba badashaka kuzitera, niyo mpamvu uzajya ubona umuntu, umugore arihishe aho kugira ngo asengere umwana we cyangwa ngo amuzane ku rusengero bamusengere. Niyo mpamvu muzabona umugore yihisha agategera umwana akamujyana ahantu ku muntu w'umukecuru cyangwa se ku muntu w'inuza. Ngewe nzi umuntu wampaye ubuhamya, baramujyanye bamujyana gusenga, aramubwira bati mu itorero ryanyu nta mwuka ubamo. Baramujyana, bamujyanye yisanga ari mu bantu barimo kuririmba babyina bikaraga bakaraga amajosi, ngo ariko agiye kubona abona hari ameza ateretseho Bibiliya. Aza kubaza ati ariko hano ni mu baki? Baramubwira ati aha ni mu barangi. Dufite ukuntu dusengera amadayimoni yawe, tukayafata tukayajyana mu misozi iri hagati ya Uganda na Kenya, kuko abadayimoni benshi niho baba. Kubw'ibyo rero dufata umuntu agakora urugendo akazajyana imyuka mibi igutera, akajya kuyifungirana aho ngaho. Bamubitsemo ubwoba ku buryo no kumbwira ibyo bintu yabivugaga hahamutse, avuga ati nshobora no kugira gute, nshobora no gupfa, ubuse ntariho. Muzisanga mu biganza bya Satani, kandi benshi no mu bizera bacu bamaze kugera mu biganza bya Satani biciye mu nzira yitwa indwara. Umuntu araruka amakara, yaruka amata ngo kabaye, ubwo ngo ni ikimenyetso cy'uburozi. Abantu bagahita bamanuka. Ubu twicaye hano hari abantu bazi inzira z'abapfumu, bafite n'amanimero y'abakecuru b'abapfumu, kanu kose bahita banyaruka. Ubu abagabo bamaze kugira ubwoba ku buryo umwana asigaye arwara, umugabo akaba ari ubanza kumujyana kwa muganga, kubera yuko abagore baregetse mu bintu by'imyuka mibi uyu munsi. Mwabadamu, ubu kwiringira Imana mwagiraga kera kwagiye. Hano hari abakecuru bakagombye kurwana intambara n'imyuka mibi, kuko bazi ko bakomotse mu miryango ifite imyuka mibi. Kwizera Imana no kuyiringira byari byaraciye imigozi y'ibyo bintu. None urimo urarwara ikirenge mu myuka mibi, urimo urarwara iki mu myuka mibi. Turimo turazenguruka muri aba bantu b'abapfumu. Kera wazagera kwa muganga bagahita bavuga bati rero turababaye cyane, iri bere iyo urituzanira mu mezi 2 ashize twari kukuvura ukagira gute, ugakira. Naho ugasanga baguhaye ibintu ngo uzaza ngo ucugusa mu kanwa ugacira, baguhaye ibintu uzaza wicaramo, baguha ibintu by'ibyondo uzaza usiga ku mabere ukabisiga mu maso, warangiza ukicara no gusenga ukabireka, ukavuga uti nahawe ubuhamya n'abagiyeyo yuko Imana yawe ikiza. Njyewe ubwanjye nicaye kuri televiziyo yanjye iwacu i Kigali, nabonye ubuhamya bw'umuntu TV1 yari yagiyeyo n'ubuyobozi bwa leta bwagiyeyo. Ni abantu bakingiranye umuntu ngo barimo baramusengera. Umuntu inzara iramwica agera ku rwego rwo gususumira, akaboko kasusumira, bati ubwo dayimoni nimo yimukiye. Akaboko bakagafata bakagakoza mu mbabura. Akaguru kasusumira, bati ubwo dayimoni avuye mu maboko agiye he?
amaboko, uwo muntu baramutwitse ku buryo leta abo bantu yarabafashe. Buriya rero hari igihe muzabona leta irimo gucengera no mu madini ishaka gukuramo umwanda urimo, mwarangiza mukavuga ngo irimo irarwanya Imana. Mu myaka nk'itandatu ishize mwigeze mwumva abantu basengeye umuntu bamuherana mu nzu, baravuga bati Imana izamukiza, bamukura ku miti, bamukura kuki, araremba, baravuga bati wowe komeza wiringire, byarangiye uwo muntu apfuye. Baravuga bati rero abantu bazagira ngo turi abasazi kuba twarasengeye umuntu ntagire gute, ntakire. Noneho rero dusenge kugira ngo Imana imuzure. Sasa Imana yatugeragezaga ngo irebe ko dufite kwizera, baramusengeye mpaka nutse. Abadayimoni bafite uruhare runini mu bitekerezo by'abantu. Buriya mu bintu byose uzakora biterwa n'umuntu ukurwaje. Zaburi ya 41, Zaburi ya 41, Zaburi igice cya 41. Buriya umuntu ukurwaje aba afite uruhare, amakuru akugeraho mu burwayi aba afite uruhare rukomeye. Zaburi 41 umurongo wa 4. Zaburi 41 umurongo wa 4. Uwiteka azamwiyegamiza ahondobereye ku buriri, ni wowe umubyukiriza uburiri iyo agize gute, yarwaye. Iri ni ibanga rikomeye. Mu gihe cyose uzarwazwa n'umuntu, ujye umenya yuko niba uryamye ku buriri ukabasha kweguka ukicara, Imana niyo ibigize gute, niyo ibikweguye. Iri ni ibanga, bivuze ngo umuntu yakagombye kurwazwa n'umurwaza ufite Imana. Kuko umuburwayi, umuntu abagoswe n'imyuka mibi, umuntu abagoswe n'amagambo y'urucantege aturuka ku badayimoni. Kuko ibyo rero umuntu aba akeneye gufashwa n'Imana muri ibyo bihe. Iyo rero Imana uyibuze muri ibyo bihe uhura n'akaga. Ndetse nimureba neza mu gihe cya Yesu hari amagambo akomeye nagiye mbona mu ijambo ry'Imana yantangaje. Mariko igice cya 6 umurongo wa 5. Mariko 6 umurongo wa 5, Yesu ari Nazareti atuma intumwa. Umurongo wa 5 igice cya 6 Mariko, nuko ntiyashobora kugira igitangaza hakorera na kimwe, keretse abarwayi bake yarambitseho ibiganza arabakiza. Keretse abarwayi bangahe? Abarwayi bake. Ntago buri barwayi bose baba bashobora gukorerwaho ibitangaza n'Imana, kuko hari umurwayi urwara indwara ye ikanangira n'umutima we. Ibi bintu rero biratangaje. Atangazwa nuko batagize gute, batizeye. Hari abarwayi banze kwizera, bisaba yuko Yesu akiza bake, abandi ntiyagira icyo abamarira. Agenda mu birorero impande zose yigisha. Bukeye ahamagara abo 12, ahera ko atuma 2, abaha ubutware bwo gutegeka abadayimoni, abihanangiririza kutajyana ikintu cy'urugendo keretse inkoni yonyine. Ati mwijyana impamba cyangwa imvumba cyangwa amakuta mu mifuko yanyu, ahubwo mukwete inkweto, kandi ntimwambare n'amakanzu 2. Noneho Yesu arangije, nimureba neza umurongo wa 12, nuko baragenda bigisha abantu ngo bihane, birukana abadayimoni benshi, basiga amavuta abarwayi benshi bagira gute, barakira. Hajemo ikintu cyo gusiga amavuta. Rero ikintu kigaragara ni kimwe, babanje kwigisha abantu kwihana. Umuntu wamaze kwihana rero, kumusengera ukamusiga amavuta arakira. Ariko ikibazo cy'uyu munsi wa none, umuntu araba arakariye mukeba we, arakariye umugabo we ngo umugabo we yamuciye inyuma. Umuntu araba arakariye abana be ngo ntago bamufashije ngo bamuzanire amafaranga mu gihe yari arwaye. Yarangiza afite uwo mutima mubi. Umuntu afite umutima mubi wo kwijundika abantu ngo baramurogeye ngo bamugenzeho. Warangiza nawe ngo ugiye kumusengera, uramusengera atihannye ngo bimara iki?
Icyakora uyu munsi hari amasoko abiri yo gukiza indwara. Isoko imwe yo gukiza indwara ni isoko iri muri Yesu Kristo. Gukira nk'uko Yesu yabigennye bisaba gukizwa, bigasaba gukira ukurikije uko ijambo ry'Imana ryagennye. Inzira ya kabiri yo gukira indwara uyu munsi wa none ni ugukizwa n'abadayimoni. Nabo barakira. Ibihamya tugiye gukoresha nonaha biragenda bitwereka ko Imana yikijije n'abadayimoni nabo bagira gute? Barakiza. Kandi urwo rugamba ruzakomeza kwiyongera. Kubw'ibyo rero ntabwo buri gihe umuntu iyo yakize twemeza yuko ari Imana yagize gute? Yamukijije. Kuba waragiye ahantu bakagutekinika ukaba uhagaze ntabwo bivuze ko ari Imana yagukijije. Cyakora ukabona umwizera araje. Amena. Murabona nari nararwaye nta muntu ukingeraho, mbona umuntu tudasengana rwose. Buriya rega Imana ifite abantu. Araza arambwira ati ariko kubona wagiye kwa muganga bikanga, ko wagiye ahantu hose bikanga, waje nkakwereka umuntu ugufasha. Erega Imana nayo ijya igeraho igafashwa rwose. Hari umuntu hano hepfo nta bintu bidasanzwe, nta ruhu rw'ipusi azaguha, ni utuntu gusa azakoroga tw'ibyatsi yarangiza akaguha n'amavuta wisiga. Erega reka ngira ikintu nkubwira, niwirangaraho uzapfa. Mukecuru umumama akagenda bakamuha ibyo ajundika, bakamuha ibyo yisiga, bakamuha amagambo azaza avuga mu gitondo akangutse ubwo isengesho rivuyeho, yamaramo amezi nk'atatane akaza ku rusengero ngo yakize. Amena. Erega reka mbabwire, Imana yacu irakora. Uziko no mu bapagani ikorerayo. Umva, nabuze Imana mu rusengero nyibona ku mukecuru, ni umukecuru w'umuvuzi. Umva, Imana yamukoreyemo. Reka no kuvuga ibintu byinshi. Ni bangahe bamfasha gushima Imana amaboko mugashyira hejuru muzi yaravuwe n'izihe mbaraga? Ni gute umuntu abizera baha inama y'itorera amakuru yuko umuntu yagiye mu bapfumu basigaye bamushyira ku gitanda bamujyana mu matsinda y'amasengesho atizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, akaza gushima ku ruhimbi, abaje gushaka abandi ajyanayo, abaje gushaka abandi ajyanayo. Uru ruhimbi rugomba kurindwa. Nshuti zanjye, hano nagira ngo twinjire mu cy'ijambo ry'Imana ritubwira. Hari abantu benshi mbwiye yuko abadayimoni nabo ndetse n'abantu babi bashobora gukiza indwara, mbona barakanuye. Ariko tujyane muri Matayo igice cya 7. Matayo igice cya 7. Hari abantu bahita batumva ibintu. Matayo igice cya 7 umurongo wa 21. Matayo 7:21. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kugira gute? Kubamenya. Aba bantu ngo bazaba baravuye abarwayi rwose, bazaba barasengeye abarwayi barakira. Ariko Yesu azababwira ati sinzi aho muvuye. Kuko ibyo rero dufite umubare munini w'abantu basanzwe bakorana na Satani b'abapagani batemera Yesu, basanzwe bakiza bakoresheje imbaraga ya Satani. Tukagira n'irindi tsinda rya kabiri ry'abantu bakoresha imbaraga ya Satani bakiza, ariko barangiza bakaba basenga mu izina ryande? Mu izina rya Yesu. Ayo ni amatsinda abiri Satani azagenda yegeranya kugira ngo arangize umurimo we. Rero inshuti zanjye, hari amagambo, hari ibyangombwa kugira ngo umuntu asengerwe. Icya mbere, Imana niyo buhungiro bwacu mu gihe cy'uburwayi no mu gihe dufite amagara mazima. Kristo ni umuganga w'umunyembabazi muri iki gihe nk'uko yari ari mu gihe cy'umurimo we hano mu isi. Iryo ni ibanga rya mbere. Icya kabiri, abigishwa be muri iki gihe bagomba gusengera abarwayi nk'uko abigishwa bo mu gihe cya kera babasengeraga. Kandi hazakurikiraho gukira, kuko isengesho ryo kwizera rigomba gukiza umurwayi. Ugomba kwemera yuko mu itorero ry'Imana hari umuntu ushobora kugusengera ugakira.
ariko ubu uyu mwanya mise mbivuga buri wese ahita atangira ngo none ngo ko ntawe tuzi hano gusengera abantu. Impano yo gukiza Imana yayishyize mu itorero, kandi nk'uko mu gihe cya Elena White Imana yabahaye impano yo gukiza, ariko abantu baraje babaza Elena White baramubaza bati niko ukiza abarwayi? Elena White aravuga ati hoya ndarengana, ntago nkiza abarwayi. Nyuma yaho azavuga ngo twari turi mu iteraniro turi gusengera umuntu wari urwaye, twebwe n'abandi bizera, mwumve tekinike yakoresheje, twebwe n'abandi bizera twarasenze Imana iradusubiza ikiza uburwayi bwari ugize gute, bwari urwaye. Kubera icyo Elena White yavuze gutyo, kandi amateka twereka ko muri ayo materaniro niwe wabaga yagiyemo hagati arimo kugira gute, gusenga, ariko inyandiko ze zose nta na hamwe yigeze yerekana ko asengera abarwayi bakagira gute, bagakira. Yarabihunze. Ahubwo uwo wamubazaga, muze kureba igitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe volume ya 3, aho banditse ngo Elena White no kugira gute, no gusengera abarwayi. Yaravuze ngo nta muntu upfa ushobora gusengera umuntu ngo akire, Yesu Kristo niwe wimanukira akagira gute, akabikora. Abadivanisiti rero turacyari muri uwo mwuka wuko nubwo muri iri teraniro haba hicayemo umuntu ushobora kunsengera nkakira, Imana imubikamo ubwoba ikamwereka ko ntacyo yashobora atari kumwe n'abandi bizera, atari kumwe nayo. Kubw'ibyo rero nta muntu n'umwe Imana izemera muri iri torero yuko ahagarara ku ruhimbi rwayo akavuga ko asengera abantu bakagira gute, bagakira. Ntawe. Uwo muzabona muzamenye ko yagize gute, yavangiwe. Iki gitabo kiratangaje. Iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba yaranyumviye. Mbere yuko usengera umuntu ukwiye kubanza kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ikindi kandi nta muntu ukwiriye gusenga isengesho ryo gukiza umurwayi ngo arisenge ahubutse, kandi igihe cyose umuntu asabira umurwayi aba akwiriye kugira kwizera gushyitse, kwirinda guhubuka. Umuntu akakubwira ngo ndarwaye, ngo kandi merewe nabi, ngo ngwino unsengere. Nta kibazo, byose ko byoroshye. Isengesho ryo gusengera umurwayi dukwiye kutaryitiranya n'isengesho ry'ibiryo na rya sengesho dusengera hano ryo gusengera gahunda. Tukuragije, tugushimiye gahunda zirangiye, tukuragije n'izigize gute. Uko umuntu agutungura mwa wamusuye ukamubwira uti senga, agahita asenga ati Mana uyu muryango tuvuyemo uw'umugisha, batwakiriye uw'umugisha. Bitandukanye no gusengera umurwayi. Gusengera umurwayi bisaba ko umutegeka kwiyeza, ugategekwa kwiyeza, warangiza kandi ukagerageza ijambo ry'Imana akaba ari ryo ribuzura, kugira ngo mwembi mutegereze icyo Imana igira gute, ikora. Igisubizo nikiba yego umuntu agakira, Imana aba ariyo yererezwa. Igisubizo nikiba hoya, kuko impamvu ngiyi, ushobora kuba uburwayi bwawe ari nacyo kigeragezo cyawe. Njyewe nkaza gusenga nkabwira Imana ni Mana twiyereke nonaha, nyamara Imana ikabibizi yuko uwo musozi uzawuterera imyaka 2. None nagira ngo nkubaze, uwo munsi ndaba ndi busubizwe? Nshobora gusenga Imana ikazagusubiza muri iyo myaka 2 yagennye, ukazavuga uti reka da, noneho muri iyo myaka 2 umuntu wazindutse aza kugusura ashobora kuba atari n'umukirisitu, yarangiza akakureba akavuga ati ariko njyewe nkurikije igihe urwaye, aho bigeze Imana nigufashe pe, nigufashe weguke, kuko ibintu mu rugo byarazambye, umugore wawe ubukene buramwishe n'abana, Imana nigira igukize. Uwo munsi warangiza ukumva imbaraga ziraje, ukeguka ukamuherekeza, uzavuga ko ari nde wagusengeye ugakira? Simwe mbaza, uzavuga ko ari nde? Wa undi uhuriranye na wa munsi wo kuva mu kigeragezo niwe uzitirirwa intsinzi, kandi iyo ntsinzi yaraturutse ku wagusengeye ngo udacika intege mu myaka ingahe? Mu myaka 2. Kanaka yaransuye, singiye kukubeshya, yasenze isengesho mpita muherekeza. Mva reka nkubwire, tujye tuvugisha ukuri, mu yandi madini haba abantu b'Imana nubwo mwirirwa mwikarakaza. Urugendo rwo gukira k'umuntu ni ibanga ry'Imana. Uyu mwanya abantu benshi biteza indwara kubwo kutitegeka.
abantu benshi babaho imibereho idahuje n'amategeko agenga ibyaremwe cyangwa se amahame y'imibereho iboneye. Abandi birengagiza amategeko y'ubuzima mu byo kurya, mu byo kunywa, mu byo bambara cyangwa mu byo bakora. Aho niho hakomoka indwara zose. Nta muntu n'umwe Imana izemera ko akira indwara atateganyije umushinga wo kuva mu byamuteye indwara. Urimo urasengera umuntu ibihaha yabitewe n'itabi n'inzoga nyinshi, nta mugambi afite wo kuzireka, nubwo abaryamye ku buriri akubwira ngo agatima karimo karaherehareha, nawe warangiza ugafata ikiganza cyawe cyejejwe ukagishyira ku mutwe we, Mana dukorera igitangaza, uyu muntu naramuka akize akaza mu nzu yawe tuzashima izina ryawe. Bakubwiye ko yarwaye yahaherukaga. Reka mbabwire bantu b'Imana, mu gihe dusengera abarwayi tujye tugabanya amarangamutima. Igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa kabiri, Ibihamya by'itorero umuzingo wa kabiri, paje y'117 haranditswe ngo twagiye duhurira hamwe mu isengesho risenganywe umwete, tukazenguruka uburiri bw'abagabo, abagore n'abana, nuko tukiyumvamo ko tubasubijwe bavuye mu bapfuye nk'igisubizo cy'amasengesho asenganywe umwete. Tubasubijwe nk'igisubizo cy'abantu bazutse. Mu magambo make, basengeraga abagabo n'abagore n'abagabo baryamye ku bitanda, ndetse imbaraga y'Imana bikagaragara ko igize gute, ibabohoye. Muri ayo masengesho twatekereje ko tugomba gutekereza ku byiza, kandi ko nidukoresha kwizera tutagomba gusaba ikintu kiri munsi y'ubuzima. Ntitwatinyutse kuvuga tuti niba bizatuma Imana ihabwa icyubahiro. Ayo magambo ntabwo twayakoreshaga, kuko twatekerezaga yuko byazana ikijya gusa no gushidikanya. Twatekerezaga cyane abo dusubijwe nk'abavuye mu bapfuye. Twabonye bamwe muri aba ngaba, abo bantu bakize, twabonye bamwe muri aba cyane cyane abasore bongera kuba bazima, maze bakibagirwa Imana, bakiyandarika mu buzima, bagatera ababyeyi n'inshuti agahinda n'umubabaro, ndetse bagahinduka urukozasoni kuri ba bandi batinye gusenga. Ntibagize imibereho yo kubahisha Imana no kuyihimbaza, ahubwo barayivumaga binyuze mu mibereho yabo yo gukora ibibi. Iki kintu mucyitondere. Hari igihe bagiye mu bihe bya kera basengera abantu, umuntu yarangiza imibereho yanyu ikaba iyo gukoza Imana isoni, nk'uko na Hezekiya byagize gute, byagenze. Kubw'ibyo rero ni byiza yuko umuntu agomba gusengerwa, akagirwa inama y'uburwayi bwe aho bwaturutse. Indwara turwara zituruka mu biryo, zituruka mu byo tunywa, zituruka mu byo twambara, zigaturuka mu byo dukora. Indwara turwara zishobora guturuka ku mateka y'ababyeyi bacu. Ariko akantu kose, umuntu uriye ibiryo bye bikamugwa nabi, aratangira ati barampumanyije. Umuntu ukoze akazi akarenza urugero, abantu barimo bararwara za stroke. Ariko mwaganira, reka mbaho urugero. Uyu munsi wa none, umugabo wawe, cyane cyane reka nifatire urugero ku badamu, umugabo wawe azagufate nabi, cyangwa umugabo wawe waramushoye w'imbaraga kugira ngo amererwe neza, namara koroherwa amerewe neza yigire mu bandi bagore, cyangwa uhabwe amakuru murimo guhomba, uhabwe amakuru y'uko umugabo arimo kunyanyagiza umutungo muri bene wabo no mu bagore atabikubwiye. Bizasaba amezi angahe ngo utangire kurwara? Abagore baraha mubimbwire, birasaba amezi angahe ngo utangire kwa muganga babone umutima udatera neza? Birasaba amezi angahe ngo kwa muganga batangire kukubwira yuko igice kimwe cy'ubwonko bwawe kitarimo kugeramo amaraso? Birasaba amezi angahe ngo utangire kurota ibintu bikuniga, umwuka utangire uhere? Birasaba amezi angahe ngo utangire kunanuka? Umumama wari ufite ibiro 100 babona ageze muri 60 bamaze ati byagenze gute? Umusatsi utangire gupfuka. Ni igihe gitoya. Bivuze ngo iki rero? Uko tumerewe tubana nabo twashakanye bishobora kuba imbarutso y'iki? Y'indwara.
ibyo byose murimo murabyita ngo babarogeye, ngo ni ibintu mwarenze. Inshuti zanjye, hano iki gitabo paje 429 haranditse ngo akenshi ibibi nibyo ntandaro yo gucika intege. Abo bantu baramutse bongeye kugira amagara mazima, abo bantu bakomeza kugomera amategeko y'Imana agenga ibyaremwe n'amategeko 10. Imana iramutse ikoze igitangaza cyo gukiza abo bantu indwara, yaba yoshya abantu gukora ibyaha. Byaba ari ugukora ubusa kwigisha abantu gusaba Imana ngo ibakize, batigishwa kureka ibikorwa byangiza ubuzima. None umuntu arimo araza akaguhamagara, noneho hari n'igihe umuntu ujya kumusengera akaguhisha. Nagize gutya, nari umwana mutoya w'umusore mu rusengero, abana nayoboraga muri jiya baraza barambwira bati mama ararwaye kandi arenda gupfa, kandi nta muntu umuzi. Nyina nta dini yagiraga, ubwana bwabonye ubuzima bwanze buracika, bwiyizira ku rusengero kwishakira Imana, kuko babonaga imibereho ya nyina yababwira imibereho se yabayeho, bakumva ubuzima ni bubi. Abana bihitiramo gusenga, baza kumamagara. Rero ndagenda, umubyeyi yari arwaye, ntabwo nigeze mbaza ngo arwaye iki, sinigeze nganira nawe, ahubwo yampishe uburwayi, ahubwo bansaba ko nsenga. Mu gusenga rero narasenze, mbwira Imana ni Imana, uri Imana ikomeye idukunda kandi ukunda abana bawe. Uyu mubyeyi ararwaye kandi abana be barababaye, uramutse umugaruye mu buzima abana be bakamererwa neza, tuzashima izina ryawe. Turakwinginze rero ngo duhe iki kintu twifuza mu izina rya Yesu. Umubyeyi ndahava rwose, nagiye no kubona mbona harimo aragaragaza ibimenyetso ko yumvise isengesho, arambwira turakoze mwana wanjye. Abana bumvise nyina avuze, abantu ubona ko nabo banezerewe, baramerekeza, ndatashye. Umunsi umwe ucamo, umunsi wa kabiri umubyeyi yarapfuye. Ntari umwana mutoya w'umusore, ndavuga n'ubuse ndajya ku kiriyo, umuntu yapfuye n'ubundi biramara iki, ngira isoni zo kujyayo. Ariko impamvu ni imwe, uwo mubyeyi nasengeraga yari yiyorosha ikiringiti, ariko yari yaraboreye mu buriri kubera kugira abana bato. Abo bana badafite imbaraga zo kwegura nyina, yari yaragiye ahwana na matora, yari arwaye indwara idakira, amaranye igihe uwo mutima w'ubwihebe. Noneho ijuru ryabonye ko gupfa kwe ari byo byiza, kugira ngo atazarushya abo bana, abana baruhuke biyakire ko babaye imfubyi, ko bari bamaze igihe banamurwaje, ubona n'ubundi barabaye imfubyi. Reka nkubwire, hari igihe uba imfubyi ukabona kuba umubyeyi yakwigendera akaruhuka ukurikije uko ababara, biruta kuba wakomeza kumubona ameze gutyo. Imana rero isengesho yararisubije, kubera yuko yahisemo icyabera cyiza abana. Nyuma yaho abana barabohotse ku mutima, biyakira nk'imfubyi z'Imana, Imana ibaba hafi. Dufite ubujiji bukomeye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Hari ubwo Imana ikora ibihuje n'ibyo abantu biyemeje gusaba, igakiza umurwayi, paje 431. Ariko ntabwo ariko abarwayi bose bakira. Yohana yategetswe kwandika ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye n'abigize gute ibakurikiye. Hari igihe usengera umuntu ngo aze ngo Imana imuhe imbaraga zo kuba muzima, ijuru ryapanze yuko aruhuka imiruho ye n'iki n'imihati. Uhereye kuri ibi ubona ko igihe abantu badakiza indwara, nta ukwiriye kuvuga ngo babitewe nuko batizeye. Twese twifuza ibisubizo by'amasengesho yacu by'ako kanya ndetse bitaziguye, kandi tugwa mu kigeragezo cyo gucika intege igihe igisubizo gitinze cyangwa kikaza mu buryo tutari tugize gute tukiteze. Niba umuntu ushaka gukira indwara yarakoze icyaha cyo kuvuga abandi bibi, muntege amatwi, wa muntu ushaka gukira indwara ugiye gusengera. Niba umuntu ushaka gukira indwara yarakoze icyaha cyo kuvuga abandi bibi,
niba yarabibye amacakubiri mu muryango we, akaba yarateranyije abantu, kwa runaka baraturogera, kwa runaka nibo banteza ibi n'ibiki byose, ukaba ubizi ko wabibye umwijima mu muryango. Mu baturanyi ukaba warabibyemo amatiku, cyangwa mu itorero ukaba warabibyemo umwuka mubi, kandi akaba yarateje amacakubiri no gusubiranamo. Niba hari igikorwa kibi yakoze maze agatera abandi gukora icyaha, ibyo bintu bikwiye kwaturwa mbere y'uko uwo muntu agira gute, asengerwa. Urabona twari turi muri Mifemu, twari twasuye mama kanaka, icyo genda byibuka, turyiwe, ngiye kumva numva akantu karimo karandya hano mu nda, ndatangira ndishima, turataha, ngeze mu rugo ndaruka. Nyuma yo kuruka rero hajemo kubyimba ibirenge, nyuma yo kubyimba ibirenge hajemo kuzaza ngira isereri nkikubita hasi. Ariko reka mbabwire, ubwo koko ijuru tujyamo ni iryahe? Kurya ku mukuru w'itorero nkahita ngira ibibazo nk'ibyo? Umva, reka mbabwire bantu b'Imana, murye muri menge, erega ibintu byarahindutse. Buriya nubwo mubona, erega buriya abana b'Imana nubwo babicaye n'abashitani babagize gute, babinjiyemo. Ubu usigaye ujya ahantu hose, umuntu aragusura ukamubwira tuguhe iki, agahita avuga ati amazi yo kunywa. Wajya kuyashaka agahita wamuzanira amazi ati akonje sinjya nyabasha zana ashyushye, wamuzanira ashyushye ati se ntakuruhije wabiretse ko nakererewe. Naho arimo arahunga yuko yagira ikintu agira gute, afata iwawe. Satani yatubitsemo ubwoba, ntawe ukizera umuvandimwe, ntawe ukizera umuntu basenga kimwe. Umudamu asigaye atwita, umukecuru yajya kumuhobera ukabona agize gutya ati mukecuru ati nsuhuza wegeye hirya ntakwanduza ndwaye gripe, naho ni ukugira ngo utamwegera ugakora kunda indi kazavamo. Abakecuru bose bo mu rusengero bahindutse abaki, bahindutse abarozi. Mwese ntimubizi yuko umwana hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3 uwo mwana aba arwara mu buryo butumvikana? Ntabwo wari wasigira umukozi umwana, nta handi yagiye, mu minota 5 ugitega moto bakakubwira ngo umwana ararabije, ugahita ugaruka, waza ugasanga umwana arimo araruka, arimo aradiyara, yajugunye ijisho, ugahita uvuga uti mukozi umuhaye ibiki ko nsize umwana wanjye ari muzima? Kwa muganga wamugezayo bagasuzuma, bagafata amaraso, bagatera amaserumu, bagahita bakubwira ngo umwana yari yagize infection yo mu maraso. Umukozi usize umubwiye ngo akurogeye iki? Akurogeye mwana. Ko mwagiye mwitonda ntimuhubuke. Iyi si turimo ko ari ikibuga gikomeye kinyerera. Abo wita barozi ko nawe uzitwa iki? Umurozi. Inama z'itorero byarazicanze, abantu basigaye baza bakaburana, umwe akavuga ati ntacyo uzantwara, undi ati ntacyo uzantwara. Abakuru b'itorero batari ko mwabagore mwe mufitanye ibihe bibazo? Njyewe uriya naza muri iyi korari nge nzayisohokamo, nimumuzana muri Mifemu ntazanyungiriza, ahubwo ajya ayobora nicaye, nanjye nicara agize gute, ayoboye. Muse murapfa ibiki? Abakuru b'itorero basigaye bahura ntibasuhuzanye. Umugore agahita amubwira ati ntukajye umusuhuza, umugore wararoga, dore mugabo wanjye, kandi nkubwira ibintu ukavuga ngo ni ibyanjye, uzabibona wahagira. Ko mbabazi, ubwo itorero turarijyana he? Umuntu agomba kwatura n'umwuka mubi yazanye mu nzu y'Imana. Amagambo y'urucantege yabibye mu bantu bamusuye, kugeza ubwo hari umuntu musura ukagira ngo Satani niwe wamushyize ku gitanda, abarema mu urwango, abaremamo iki? Nshuti zanjye, iki cyigisho ndabasabye ngo mushake ukuntu mukiga. Umugabo witwa Ahaziya, muzamusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 22. Yego, nimureba neza hatubwira Ahabu na Yehoshafati bajya inama zo gutabara. Murabizi ko baragiye baratabara, umwe agwayo. Umurongo wa 51 niwo nashakaga muri icyo gice. Mu mwaka wa 17 Yehoshafati umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Ahaziya mwene Ahabu yimye mu Bisiraheli Samariya,
amara imyaka 2 ategeka Abisiraheli, ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za se n'iza nyina n'iza Yoramu mwene Nebati woheje Abisiraheli ngo bacumure. Akorera Bali, akamuramya, akarakaza Uwiteka Imana ya Isiraheli akurikije ibyo byose. Urumva ibintu akoreye Imana. Igice cya mbere, igitabo cya kabiri cy'Abami. Dukomerezeho igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya mbere. Ahaba amaze gutanga, Abamowabu bagomera Abisiraheli. Icyo gihe Ahaziya yahanutse mu idirishya ry'insobekerane ry'icyumba cye cyo hejuru i Samariya, aragwa, akurizamo kurwara. Bukeye atuma intumwa arazibwira ati, nimujye kundaguriza Bali-Zebubi ya Ekuroni ko nzakira iyi ndwara. Umwami uzi Imana, abadayimoni baramwongoreye, ari mu bihe bibi cyane, yohereje abantu mu Ekuroni. Igitabo cy'Abahanuzi n'Abami, paje y'108, abafite iki gitabo cyabanje, haranditswe ngo abantu bizeraga ko ikigirwamana cya Ekuroni gishobora gutanga amakuru yerekeye iby'ahazaza kibinyujije mu batambyi bacyo. Abantu batabarika bajyaga baza kukiragurizaho, ariko iby'ahazaza byahavugirwaga n'amakuru yahatangwaga byabaga mu by'ukuri biturutse ku mwami w'umwijima ari we Satani. Ekuroni wageragayo, umutambyi w'ikigirwamana cyo mu Ekuroni yarakurebaga agahita akubwira amateka yawe yahise, agahita akubwira n'amateka yawe yahazagira gute, yahazaza. Wowe uzagira gutya, igihe iki n'icyo uzasitara, uzarwara, kandi nyuma yaho uzapfa. Kandi koko wagenda ugasanga niko bigize gute, niko bigenza. Ariko barimo baravuga ngo ayo makuru nubwo yabaga yitwa ko ari ay'ukuri, ngo aya makuru yatangwaga nande, na Satani. Kuba umuntu akubwiye ibintu byakubayeho mu bihe byahise, kuba umuntu akubwiye ibintu bizakubaho kandi ukabona birabaye, ntabwo bivuze ko uwo muntu ari umuntu w'Imana. Biri muri gahunda ya Satani, kuko akuzi, ari we ukugerageza. Satani azi ibyo utinya kugwamo, kandi Satani akaba areba imitego yaguteze n'igihe iyo mitego izarira. Reka mbaho urugero, abantu batega amafi bayatega guturuka mu masaa 11 nibwo barimo gutega imitego n'iki, ariko basanzwe babizi yuko hagati ya saa 5 na saa 9 aribwo bafata iki, bafata amafi. Byanga byakunda rero, birahagije yuko umurobyi ajya kureba mu rushundura rwe, aba yizeye ko amafi ari bugwemo nubwo yaba make, ariko aba yizeye ko ari bugwemo. Satani iyo amaze kugushyira mu rushundura rwe, aba bizi kuzagwamo byanga byagira gute, byakunda. None umuntu urimo arakubwira uragiye gusengera ahantu, bahita bambwira uburyo umugabo wanjye yabyaye umwana hanze, ntago nari imbizi, ndatambaza umugabo wanjye, ni niko mugabo mwiza. Ibintu byawe Imana yabimbwiye, ufite umwana wampishe, uziko natangaye umugabo yahise anyemerera iki, umwana. None se najya mbabaza, ninde washutse umugabo ngo ajye kubyara umwana hanze? Ntago ari Satani? None se ubwo Satani arabiyobewe? Muri Ekuroni amagambo atangaje, paje y'110, basobanuye neza yuko abantu b'Imana bagomba kwizera icya mbere, kwizerera mucyo Imana yakoze, barangiza bakizerera mu bavuzi Imana yagize gute, yahaye ububasha. Dufite abaganga babyigiye kwa muganga, Imana ikorera muri bo. Reka mbaho urugero rwa ikintu cyambabaje. Nigeze kuba ndahantu barimo gushyingura umuntu wishwe n'amakara. Amakara yarwaye mu nda, aribwa mu nda haramurya bimwe bikomeye, bya bindi musigaye mwitwa ngo ni amarozi. Haramurya bimwe birenze icyuya kiramurenga. Barangije baramubwira batari kwa makara, buriya amakara abadive banywa avura indwara 200. Rero unywa amakara, uko biri kose iyo urwaye iri muri izo ngizo 200. Amakara yarayanyweye, arayanywa, akazaza yumva birasa naho bigabanuka. Bigeze ninjoro ahera umwuka, bajyana kwa muganga. Kwa muganga babanza kuyoberwa ibyari byo. Kera kabaye, kwa muganga bamucishije mu cyuma, basanga yararwaye amara yizinze,
amakara nayo aragenda afunga na ka kantu amara yizinze yakoreshaga. Twaramushyinguye ku kiriyo nari mpahagaze. Baravuga ngo mu gihe yaribwaga n'amara iyo ajya kwa muganga, bafite ibintu bimeze nk'amavuta baha umuntu, amara akongera akagira gute, akizingura. Ndagira ngo mbabwire ngo ahantu tugeze turasabwa ubwenge bukomeye. Umuntu aricara akavuga ati mu igikakarubamba, mu gitondo agotomera, nimugoroba agotomera, wazajya kubona ukabona tukuye umusatsi, abyimbye udutama, ukamaza uti bita ati igikakarubamba ni umuti uvura indwara 300. Kwa muganga bazajya kureba bagasanga umwijima warabyimbye. Ubu dufite abesikoro, abantu bakoraga akazi ko mu rugo, abantu bagiraga gute byacanze, bose basigaye bitwa baki, abadogiteri. Umuntu ntazi n'impagarike y'umuntu, harimo arakubwira ngo arimo arakuvura umutima gute. Ubu rero muzaza mwiringira ibyo bintu, mujye kwa muganga mwarashize, abaganga babura icyo babamarira. Badivanisi umunsi wa 7, bantu b'Imana mwakangutse mukamenya ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera, mukazikurikirana. Tugomba kwizera Imana, twarangiza tukanizera ko yahaye abaganga, yahaye babyigiye, yabahaye ububasha. Tukaniringira n'imbaraga y'Imana ikorera mu byaremwe. Nshuti zanjye, hasi baranditse ngo umubyeyi umwe uri iruhande rw'uburiri bw'umwana we urwaye aravuga ati nta kindi nakora, mbese nta muganga uhari wakiza umwana wanjye. Ni umubyeyi wari urwaje umwana urembye. Uwo mubyeyi niko kubwirwa ibyo gukiza gutangaje kwakozwe n'umwe muri ba bavuzi berekwa cyangwa bakoresha imbaraga rukuruzi, maze uwo mubyeyi agashyira ko kana ke bene uwo muvuzi, agashyira rwose uwo mwana mu biganza bya Satani nk'aho ahagaze iruhande rwe. Akenshi imibereho y'ahazaza y'uwo mwana itegekwa n'imbaraga ya Satani, kandi biba bisa naho bidashoboka ko iyo mbaraga yasenywa. Umubyeyi yafashe umwana urwaye amujyana mu biganza bya bano bantu bavuga ngo barerekwa, bano bantu bavuga ngo barasengera abantu bagakira. Ngo amugejejeyo, ijuru ryo ryabonye yuko uwo mwana agiherezwa uwo muntu usenga ngo akize abantu, ijuru ryapanze ko uwo mwana ageze mu biganza bya Satani. Mu by'ukuri uyu mwana baramusengeye, ibyo yari arwaye bisa naho bikize, ngo ariko bamushyizemo ibindi bigoranye kuzamuvamo. Icyo kintu uzakimenye, iyo ujyanye umwana baramuvura bakaba ari we batera indwara, iyo usubiyeyo barakuvura ugakira bagatera indwara umugabo. Izo ndwara z'abo bantu bababeshya ngo barabasengera, muzabona zihora zizenguruka mu rugo rwanyu. Ubu ijambo ry'Imana hari icyo ritatubwiye koko. Abantu benshi bafite ikigeragezo gikomeye. Reka mbabwire amagambo dushake umusozo. Ibitangaza bizakorwa, mu ntege amatwi. Ibitangaza bizakorwa. Igitabo cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka, paje y'107, haranditswe ngo abarwayi bazakira tubireba, abarwayi bazakira tubireba. Ibitangaza bizakorerwa imbere yacu. Mbese twiteguye ibigeragezo bidutegereje ubwo ibitangaje by'ibinyoma bya Satani bizarushaho kugaragara. Abantu bakoreshwa n'imbaraga y'imyuka mibi bazakora ibitangaza, bazatera abantu kurwara babaterereje imyuka yabo, maze hanyuma bayibakuremo, bityo bitera abandi kuvuga ko abo bantu bari barwaye bakijijwe mu buryo bw'igitangaza. Mbabwiye ko ndimo gusoma paje ya kangahe? Ku ngingo yitwa ngo iki? Ibitangaza bizagira gute? Bizakorwa. Mu ntege amatwi. Abantu bakoreshwa n'imbaraga y'imyuka mibi bazakora ibitangaza, bazatera abantu kurwara babaterereje imyuka mibi yabo. Umwana wawe azarwara ikintu cyari kuvurirwa kwa muganga hano, umukubite mu biganza by'abanyamyuka,
yari arwaye malariya itagaragara, yari arwaye infection mu maraso itagaragara. Ikibazo gikomeye uzahura nacyo, ibintu bimudanangira, nibarangiza basenge bakwereke ko akize. Hano haranditswe ngo kandi bityo bitera abandi kuvuga ko abo bantu bari barwaye bakijijwe mu buryo bw'igitangaza. Ibyo Satani yagiye abikora kenshi. Vuba aha bidatinze hagiye kubaho ibintu bitangaje bizaba bifitanye isano ikomeye na Satani. Ijambo ry'Imana rivuga ko Satani azakora ibitangaza. Satani azatera abantu kurwara, maze hanyuma ahita bakuramo imbaraga ye, bityo bazafatwa ko bakijijwe. Ibyo bikorwa bisa no gukiza bizashyira abadivanisi umunsi wa karindwi mu ishungurwa. Ibi bintu byo gukiza indwara birimo gukoreshwa bizacanga abadive. Ujye umva umuntu ahamagaye kuri radiyo, umva maze imyaka 3 ndwaye, nivuje ahantu hose. Wowe ubwawe urabizi, wivuriza kuri dispanseri, barakubwiye bati uzaza ufite umwanya ushaka amafaranga bagukorera ibizami Kigali. Urwaye ibibyimba byo mu nda, urimo urabisamiraho abana inda zivamo, warangiza ngo nyoko bukwe ngo yagukoze kunda ngo ku munsi w'ubukwe ngo arakubwira ngo uzambyarire sha. Ngo ubwo urumva atarambwiraga ngo sinzabyare. Hahoranywa imiti, basenga, inda bakubitaho za Bibiliya, ari ibibyimba. Yamara kubana n'umugabo bamaze imyaka 15 nta kubyara, umunsi umwe akazagenda kwa muganga agiye kwivuza igifu. Kwa muganga abwira ati mu imiti y'igifu ndabizi ndakirwaye. Muganga agapima igifu kikamwereka yuko mu nda ibyara ariho hari ikibazo. Muganga yakurikirana agahita abaza umudamu ati mada uheruka kwipimisha ryari? Undi ati reka da. None se mufite abana bangahe? Nta n'umwe. Ko ndimo kubona ufite ikibazo cy'ibibyimba, kandi ko mbona ukimaranye igihe, ahubwo ugira ngo uri buncike. Bakabaga ibibyimba byo mu nda. Mu kwezi gukurikiye umuntu wajya kubona ukabona agize gute, aratwite, yijunditse nyirabukwe. Basaza b'umugabo ntibakiyakandagira, nyina nawe yaramwanze, afite abantu bagiye bamuha imiti, nubwo abanywi yo kwa muganga afite n'iy'abapfumu n'iki, ikimwaro kikamwica. Ni bande ibintu byo gukiza indwara bizaba bigendereye kugira ngo bibacanganyukishe mu minsi imeruka? Ni Abagatulika? Simwe mbaza? Ni Abarokore? Ni abantu batazi Bibiliya? Ijambo ry'Imana ritubwiye ko ari bande bizacanga? Badivantiste. None mbabaze, byabacanze ntibyabacanze? Bibiliya muri Yakobo igaragaza yuko dukwiye kwizera. Yakobo igice cya 5. Yakobo ari naryo somo ryacu risoza. Ni amagambo akomeye cyane Yakobo yagaragaje ikintu gikomeye, yuko umuntu wese akwiye gusengerwa kandi agasengerwa n'abakuru b'itorero. Yakobo 5:16. Yakobo 5:16. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye iki? Umwete. Umurongo wa 13 Bibiliya yari yatangiye ngo mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge, hari unezerewe naririmbira Imana, muri mwe harimo umuntu urwaye natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'Umwami Yesu. Kuko isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami agire gute? Amuhagurutse, kandi naho yaba yarakoze ibyaha azaba agize gute? Abibabariwe. Icyambere, abakuru b'itorero nibo bahagurutse umurwayi cyangwa umwami Imana nihagurutse umurwayi? Simwe mbaza muri Bibiliya siyo dusomye?
umwami Imana nihagurutsa umurwayi, kandi uyu murwayi kuko yihannye Imana ikamuhagurutsa, abakuru b'itorero bakaba bagiye kumusengera, bakaba babanje kwiyeza. Aba bakuru b'itorero bagomba kumusengera bakanamusiga amavuta. Gusigwa amavuta bwari uburyo bwa Bibiliya twabonye ko n'intumwa zabukoreshaga, ariko muri Babuloni ubu amavuta bayagize iturufu. Umuntu araza akakubwira ngo amavuta ntakira yo gusengera abarwayi, amavuta yabaye yo kwirukana inyatsi, yabaye yo kwirukana imyaku n'imikoshi, yabaye ayo ngo guhamanura amazu n'ibiki byose. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, nimwongere mwiringire yuko mu nzu y'Imana hari abakozi b'Imana. Mwongere mwiringire yuko mu nzu y'Imana hari abakuru b'itorero. Wowe nubwo waba umubona mu ntege nkeya, nubwo waba umubona ukavuga uti nta mukuru w'itorero muzima tugiraho, ni nk'uko n'abakuru b'itorero bavuga ngo nta mwizera muzima tugiraho, ni nk'uko n'abapagani bajya bicara bakavuga ngo muri rusengero nta muntu w'Imana uhari. Ariko najya mbabaza, abantu b'Imana hano barahari ntibahari? Barahari. Uyu munsi nimugoroba turaza kugira umwanya wo gusengera ibyifuzo by'abarwayi. Ukeneye kwerurira Imana ibibazo ufite, garura gushaka ubuzima buzima ubigarure mu nzu y'Imana. Ongera ugirire icyizere n'ibyiringiro abo Imana yashyizeho. Iri jambo ryanditse riracyafite imbaraga, ariko watura ibyaha byawe utandukane n'ikibi. Ndabizi neza ko uburwayi bwacu hari ububa buzamara igihe Imana yagennye, ariko hari n'ububa bukeneye gusengerwa Imana igatanga igisubizo. Uyu munsi turagira umwanya wo gusengera ibyifuzo nimugoroba. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha, kugira ngo abari barimo kumanuka mujya mu Ekuroni mu bapfumu mutandukane nabyo. Abijundikaga abantu mu burwayi, reka ngire ikintu mbabwira, niba hari igihe gisaba gutekereza cyane no kwirinda gushwana n'abantu ni mu gihe cy'uburwayi. Naberetse umuntu warwaye apfa yaratandukanye n'Imana, ndetse n'abantu nta n'umwe umushaka. Reka ngire ikintu mbabwire, Imana itunganye ubuzima bwacu, kandi Imana iduha imbaraga, iturinde kandi turindire mu izina rya Yesu. Muhagurutse dusenge. Twongeye gushima Mwami Imana ishobora byose. Nyagasani tugushimiye kudahwema kutugira imbabazi n'ibambeza n'igihe rishimwe. Uwiteka urakoze cyane kuba aya magambo adushijwe imbere Nyagasani, utweretse ko ariho tugomba kugira nyambere mu mibereho yacu nk'Imana ishobora byose, niho tugomba kwiringira, niho tugomba kwizera, kuko ariho dufite mu biganza wagaruka ukazatujyana mu bwami bwawe. Uturinde kugira ahandi tureba twerekeza imitima Uwiteka, uturinde kwiringira imbaraga ya Satani, ahubwo duhe kwiringira imbaraga yawe Nyagasani. Dukomeje kwishira mu biganza nk'abizera b'itorero rya Nyarubande. Uwiteka tunakomeje gushira mu biganza byawe uyu mugaragu wawe watwereje muri ibyumweru bibiri, ukomeze umuhe umugisha kandi umukoreshe. Uwiteka amagambo azatwigisha nakiza imitima yacu tuzaguhimbaze. Bana natwe utwirirwana uyu munsi ni muremure, imirimo yose turi bukore uyu munsi wose duhirwe nawe mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.